yo kuba yaburanishwa muri rusange. Yego, ubwo afata ku mavuta yasohokaga muri ka kamodoka abantu benshi bakunda kwita agafirigo, ariko akaba yakoreshaga imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo abantu baje gukamera bataba babasha kumwerekana yambaye amapingu, kugira ngo abana be ndetse n'umuryango we bataza gushengurwa no kubona papa wabo cyangwa se umuvandimwe wabo yambaye amapingu. Ibi ngibi kugaragara mu ruhame wambaye amapingu, abantu benshi bafunzweho bagenda bagaragaza yuko ngo bibatera ipfunwe iyo bamaje kugera hanze mu buzima busanzwe. Ariyo mpamvu abantu benshi baba banga ko noneho b'abasitari nk'aba ngaba baba banga ko bababona bambaye amapingu. So Umuheto yari afite isoni nyinshi, ikimwaro, yicuza. Wabonaga ko mu maso, nubwo yari yambaye uturinete, wabonaga ko mu maso ikimushishikaje ni ukuvuga ngo mbaye mvuye aha ngaha nahita mpinduka ngahindura n'urubyiruko muri rusange, nkabigisha ko inzoga ari umukobanyi. Ndetse ikintu abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho ni ukuba yaratwaraga ikinyabiziga burya nta n'uruhushya afite rumwemerera kuba yatwara ibinyabiziga, akageza n'aho azivanga noneho no gutwara yanyoye n'inzoga zirengeje igipimo, bikaba byamuteza impanuka. Ariko wenda ibyo ngibyo ntituraza kubitindaho cyane, kuba ari muzima agihumeka umwuka w'abazima nicyo turibandaho cyane, tunashima ibitekerezo byanyu no kudukurikira. Maje kugenda mbona ko ari ibintu by'agaciro, naje kubona ko rwose aho mutari bitewe n'imirimo murimo muri rusange, ngiye kujya mpababera, ngiye kujya nkoresha uko nshoboye kugira ngo mbashe kubahera amakuru ku gihe, kandi amakuru yizewe mutasanga n'ahandi muri rusange. Ubu rero fata ku mavuta dosiye yiwe yamaje gushyikirizwa ubushinjacyaha, ubu agiye gutangira kuburana mu mategeko. Fata ku mavuta muri aka kanya basanze akoresha n'ikiyobyabwenge kizwi nk'urumogi. Abantu bakagenda bavuga ngo wenda kuba yarakoreshaga amagambo akakaye, leta wenda yari kubyihanganira ikaba yashyiramo imiyaga ikamuhana, ikamuha isomo. Nubwo umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yari yaramuhaye warning cyangwa se yaramugiriye inama, aramubwira ngo fata ku mavuta, ihangane, ibuka ko ufite umuryango, ufite abana, noneho ugendere ku mategeko, ugende gake gakeya, were kujya uvuga amagambo akakaye. Urabona ko nyine nawe bimuteye ipfunwe, nawe abashije buriya mu mutima wari gutekereza ati mbaye mvuye aha ngaha ngasubira mu buzima busanzwe, nkongera kurarana n'umugore wanjye, nkongera gusangira n'abana banjye, noneho nagira uburyo akazi kanjye ngashyiraho limiti. Ariko icyo twabasabira muri aka kanya, gufungwa ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu cyoroha, nta nubwo ari n'ikintu umuntu ahita yiyakiraho, ntabwo ari ibintu byiza cyane. Buriya baba babonye isomo ndetse baba banize cyane, bakaba babasha no kwigisha n'abandi muri rusange. Yego, nta muntu utafungwa, nta muntu udakora amakosa, ahubwo wenda amakosa yacu hari igihe aba atatwemerera no kuba twajya imbere y'ubutabera, ariko ndabihanganisha. Ikindi, ntabwo ngiye mba nkora zino nkuru kugira ngo ntere umuryango wabo agahinda, ntere abakunzi babo agahinda, oya, mba nkora inkuru kugira ngo tugumye tuganire, dutange n'ibitekerezo. Abasenga dusengera aba bantu muri rusange, kuko baba bari mu kigeragezo gikomeye cyane, baba bari ahantu badafite uburenganzira bwo kuba bakora ikintu cyo muri sosiyete muri rusange. Aha ngaha ni hahandi ugera ibitekerezo bikaba ari ugutekereza
ibibi byawe byose wakoze. Uyu ni wo mwanya wo kwicuza, ni wo mwanya wo kwegera Imana, ni wo mwanya wo kumva wiyanze, ni wo mwanya wo kumva wanze icyaha n'igisa nacyo muri rusange. Niyo mpamvu leta iba yavuze ati reka aba bantu tubakosore muri ubu buryo, ndetse ubu buryo nta ngaruka z'umubiri bwo wenda bavuga ngo wapfa. Oya, ahangaha ni ukugira ngo witekerezeho ndetse wumve ko n'icyaha wakoze gifite uburemere pe. Icyaha uba warakoze ahangaha kiba gifite uburemere. Kandi banyarwanda, banyarwandakazi, umuntu ubaye uri kunkurikirana ambabarire ashyira amavi hasi, dusengere aba bantu, dusengere n'abandi bari mu maboko atari ayabo barengana, kugira ngo babashe kuba babona ubutabera, ndetse n'abatarengana nizere yuko ahangaha baba babonye isomo, baba babonye yuko burya gukora icyaha si ibintu byiza habe na gato pe, habe na gatoya. Icyo navuga kuri Muheto, Miss Muheto Divine, ewana yabonye isomo pe. Nanjye agahinda karimo kagenda kanyica gake gakeya, ndetse n'abakobwa bagenzi be ndizera ko ahangaha babonye ko ni ukuri bya bintu abantu dupfa kwikorera uko twishakiye bigira ingaruka pe. Nafata ku mavuta ndetse n'abandi banyamakuru nanjye ndimo babonye isomo, twize pe, twize tugize amahirwe bakatugirira ikigomwe, mbuze uburyo mbivugamo, bakaba bamuduhereza akongera akagaruka muri sosiyete. Ndizera neza ko rwose atakongera gukora ya makosa, atakongera gukora ayo makosa. Ndetse na Muheto Divine ndizera yuko bamugaruye bakaba bamugira inama, bakamubwira ngo noneho tuguhaye warning. Ndizera neza ko ibi bintu atazongera kubisubiramo, yahita noneho ashaka n'uruhushya rumwemerera gutwara imodoka akanajya. Ubu wabona wenda impamvu yatwaraga imodoka atanasinze akanakora n'amagisida, wabona atarigize yiga n'amategeko y'umuhanda muri rusange, nta provisoire agira. Rero ndumva rwose yahita bijyamo akajya kubikurikirana, akajya kwiga nk'abandi, akajya gukorera perime nk'abandi. Mu gihe atarabona perime yemerewe kugenda n'imodoka, yashaka umushoferi akajya amutwara, umushoferi wabigize umwuga, umushoferi ufite impamyabumenyi imwemerera gutwara ibinyabiziga. Ndumva ni ukuri yahita abikurikirana pe. Imana n'ubutabera ahangaha ni ukuri bikoreshe wa mutima bavuga ngo noneho ni wa mutima wa nyuma wo kugira ngo byibuze ikiremwa muntu cyongere cyisanzure, kuko ndahamya neza ko aba bantu aho bari hose ntabwo bisanzuye. Nubwo ariko mba ndi no gukora n'izi nkuru ndacyanarwaye, namwe muri kugenda munabyumva n'ijwi ryanjye murabona ko atari ryiza cyane, ari nayo mpamvu mwakomeje kugenda munyihanganira, ndabibashimira. Ikindi natangiye iki kiganiro ntanabasuhuje, ndagira ngo mbasuhuze aho muherereye mwese, mbahaye yambi kandi mbifurije gukomera no guca mu byo murimo amahoro. Reka mbashimire, tuzasubire mu yandi makuru. Murakoze.